bibazo, nari ndemerewe cyane, wohereza umwana wawe Yesu aranshungura. Narakubonye Mana, ubwo nari nihebye ndi mu bibazo, nari ndemerewe cyane, wohereza umwana wawe Yesu aranshungura. Wakoze ibikomeye Mwami ndabibona, wasuye Lazaro Mwami ndabibona, utabaye Seduraka Meshaki na Abedenego Mwami narabibonye. Urashoboye uko wahoze kera na n'ubu ni kuri, uko wahoze kera na n'ubu ni kuri. Yego ntibakubesha Satani arakwanga, kandi ibyo akwifuriza ni bibi gusa gusa gusa. Aha gutegurira ni muri Gihenomu, ntabwo yakwifuriza ibyo mu ijuru, arabizi ko ari byiza, ariko impamvu ni imwe, nubwo ari byiza ntabwo afiteho, kandi naho wagerayo ntabwo uzamuhaho. Niyo mpamvu ituma kwanga, niyo mpamvu ituma kwifuriza ibibi gusa gusa. Yego ntibakubesha Satani arakwanga, kandi ibyo akwifuriza ni bibi gusa gusa gusa. Aha gutegurira ni muri Gihenomu, ntabwo yakwifuriza ibyo mu ijuru, arabizi ko ari byiza, ariko impamvu ni imwe, nubwo ari byiza ntabwo afiteho, kandi naho wagerayo ntabwo uzamuhaho. Niyo mpamvu ituma kwanga, niyo mpamvu ituma kwifuriza ibibi gusa gusa. Wakoze ibikomeye Mwami ndabibona, wasuye Lazaro Mwami ndabibona, utabaye Seduraka Meshaki na Abedenego Mwami narabibonye. Urashoboye uko wahoze kera na n'ubu ni kuri, uko wahoze kera na n'ubu ni kuri. Wirengagiza gucumura kw'abantu, uri umutunzi w'imbabazi uhora uteza amaboko. Duhora tukubabaza ariko utinda kurakara, niyo urakaye umuntu akaza akagusaba imbabazi, abikuye ku mutima Mana uramubabarira. Wirengagiza gucumura kw'abantu, uri umutunzi w'imbabazi uhora uteza amaboko. Duhora tukubabaza ariko utinda kurakara, niyo urakaye umuntu akaza akagusaba imbabazi, abikuye ku mutima Mana uramubabarira. Wakoze ibikomeye Mwami ndabibona, wasuye Lazaro Mwami ndabibona, utabaye Seduraka Meshaki na Abedenego Mwami narabibonye. Urashoboye uko wahoze kera na n'ubu ni kuri, uko wahoze kera na n'ubu ni kuri. Wakoze ibikomeye Mwami ndabibona, wasuye Lazaro Mwami ndabibona, utabaye Seduraka
Bedenego, mwami narabibonye urashoboye uko wahoze kera